Bene data rero icyumweru cyiza, reka dushimire Imana ko yatugejeje kuri iki cyumweru. Dushimire Imana ko tugeze ku munsi wo kuyihimbaza, kuyiramya, kuririmba mu ndirimbo no mu masengesho. Rero njyewe ubasuhuza ni njyewe ugarutse, ndi Reverend Anaclet, ngarutse kuri rwa rubuga rwacu rwa bohoka, uvuga ukuri, bohoka, ubwiriza ubutumwa wisanzuye ushize amanga, ubwira abantu ko aho turi kujya ari mu ijuru, ariko ko ijuru turitegurira hano muri iyi si turi. Ndababwiza ukuri, ni iby'igiciro, ni iby'icyubahiro iyo umuntu Imana imwongerereye umunsi wo kubaho kugira ngo uyivugire, uvuge ibitangaza by'Imana, uvuge gukomera kw'Imana, uvuge kubohora kw'Imana. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire, dufatanye kwiga, dufatanye guhana ibitekerezo. Nababwiye kuko ahangaha kuri urubuga rwacu rwa bohoka, uvuga ukuri kw'Imana, bohoka uvuga icyo Imana yagukoreye utongereye cyangwa utagabanije. Ndagira ngo uyu munsi tuganire ku ijambo ryo kuba umusirikare wa Kristo. Kuba umusirikare wa Kristo, umusirikare wa Kristo, nanjye mba umusirikare wa Kristo. Rero uyu munsi ndagira ngo tuganire ku ijambo Pawulo intumwa yandikiye umugaragu w'Imana Timoteyo. Turasoma mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo ibice bibiri, dusome duhere ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa karindwi. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uvuga ngo Pawulo ahugurira Timoteyo kwitanga amaramaje. Nuko rero mwana wanjye, ukomere mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu, kandi ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi bimenyesha abantu bo kwizerwa bazashobora kubyigisha abandi. Ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Nta waba umusirikari kandi ngo yishyire mu by'ubu bugingo ngo abe akinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Kandi iyo umuntu ashatse kurushanwa mu bikino, ntahabwa ikamba keretse arushanijwe nk'uko bitegetswe. Umuhinzi uhinga niwe ukwiriye kubanza kwenda ku mbuto. Zirikana ibyo mvuze, kuko umwami wacu azaguha ubwenge muri byose. Imana itugirire neza. Aya ni amagambo yandikiwe umukozi w'Imana Timoteyo, ayoboye umurimo w'Imana mu ivugabutumwa kandi umurimo w'abakristo. Kuba umukristo ni ukuvuga ngo wiyemeje kuba umuvugizi wa Kristo, wiyemeje kugendera munsi y'imibereho, ubuzima, imyitwarire ya Kristo. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire ku ijambo ryo kuba umusirikare wa Kristo. Abasirikari mu buzima busanzwe turabazi, barinda umutekano w'igihugu, barinda abakuru b'ibihugu, barinda imbibi z'igihugu, barinda ikintu icyo ari cyo cyose cyazana umutekano mukeya mu gihugu bashinzwe kurinda. Umurimo w'umusirikari ni ukurinda. Ariko mbere yo kuba umusirikare ugomba kubanza kugira gute? Guca mu myitozo. Ni ikibazo gikomeye. Ubundi umuntu afashe imyenda ya gisirikare agafata imbunda akajya hariya atarabyigiye, adafite n'igihugu ashinzwe kurinda, baravuga ngo uyu muntu ni inyeshyamba, ni umujura, ariba, ashaka kwica, ashaka konona amategeko y'igihugu, cyangwa afite ibindi bintu ashaka konona. Ngira ngo hirya no hino mujya mwumva abantu b'inyeshyamba bakagenda bagasahura ibintu by'abandi, bakagenda bakica abantu, bagafata abagore ku ngufu, mbega bakigira za sarigoma. Ugasanga yambaye imyenda ya gisirikari, yihaye n'amapeti, afite n'abamuri inyuma. Uwo musirikari kuko aba atarabyigiye, aba atarabitojwe, aba ntacyo ashinzwe kurinda. Icye ni ukwiba, ni ugusahura, ni ugufata abagore n'abakobwa ku ngufu, ni ukugirira nabi abantu bose badashaka kugendera ku mategeko ye y'igitugu akenshi na kenshi, kuko aba ari umuntu ushaka kwigwizaho ibya rubanda. Kristo rero hano nawe anyuriye mu mugaragu we Pawulo, arabwira ati andikira umukozi w'Imana Timoteyo ko agomba kuba ari umuntu wujuje byose, ko agomba kuba ari umusirikare wa Kristo,
agomba kwitoza. Mu kwitoza mu gisirikare tekereza ko nkuko nkunda kubibona ku mafilime, nkabibona ku mateleviziyo, umusirikare aca mu bintu byinshi, bamunyuza mu myitozo itandukanye kugira ngo barebe koko niba ari umuntu uri qualified, ari umuntu ufite ubushobozi bwo kwihanganira amagorwa yose yagwirira igihugu. Umwanzi natera igihugu, umusirikare akamenya ko agomba kubyifatamo. Ndetse ntekereza ko mu ndahiro banarahira anavuga ko ashobora gutanga ubuzima bwe, ariko rubanda nyamwinshi bakabasha kugubwa neza. Ngira ngo abasirikare akenshi yagiye ku rugamba ntabwo abazi kuko arata. Uyu munsi ntabwo ndakoresha byinshi tuganira ku musirikare wa Kristo kuko tuzabikomeza. Umusirikare nyamusirikare, umusirikare atangirira hasi, atangirira ku myitozo, akiga, akigishwa, agasobanukirwa, bakamuhereza intwaro akamenya ukuntu agomba kuyikoresha. Ndi kuvuga ku musirikare, umusirikare usanzwe biragoye kumva umuntu yafata imbunda akayikorera atazi ko yirashisha. Umwanzi aragenda akayimufatana, akayimwambura cyangwa akaba ari yamwicisha. Imbunda y'umukristo ni Bibiliya. Imbunda y'umukristo ni Bibiliya, ni ijambo ry'Imana. Niyo mbunda y'umukristo. Uko mubona abasirikare bagendana za helikoptere, karichinikofe, mitarayeze, misile, mbunda z'uburyo bwose. Iyi ntwaro yacu ibumbatiye amoko yose y'intwaro tugomba gukoresha ku rugamba turwana na Satani. Ni ikibazo gikomeye rero kuba uvuga ko uri umukristo, kuvuga ko ugiye ku rugamba. Reka mbabwire, ese mwari muzi ko umuntu agiye kuvuga ubutumwa bujya bagiye ku rugamba, bagiye kurasa? Biragoye rero ugiye kurashisha imbunda utazi, amasaza araguhinda mu kanwa akaba ari wowe yica. Mujya mubibona? Cyangwa se ukaba uri inyeshyamba, imbunda ukayikoresha mu gusahura. Muri iki gihe Bibiliya yacu y'abantu bayikoresheje kubera gukoresha intwaro batazi cyayigenewe, kubera kudapfa kumenya aho bakoresha amasasa atandukanye. Ntabwo uzafata amasasa asanzwe uko mbitekereza ngo ugende uvuge ngo urayarashisha indege. Oya, uzareba ibyagenewe kurasa indege aho byukoresha, cyangwa se imodoka cyangwa ibindi. Abasirikare bo barabizi kundusha, ariko ngereka nivugire ku byanjye ku bya Kristo. Pawulo yanditse ngo rero mwana wanjye, ukomere mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu. Ukomere, uhagarare bw'umushikame, umenye neza ko Kristo ari hejuru ya byose. Arongera ngo kandi ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi bimenyesha abantu bo kwizerwa, bazashobora kubyigisha abandi. Abantu bo kwizerwa ntabwo ari muntu uwo ari we wese. Mu Gifaransa bavuga ngo ni n'importe qui. Ntabwo ari buri wese wo kwizerwa. Hari abatashobora kwizerwa, ubwira ibintu bigasigara aho ngaho bimubwiriye. Pawulo abwira Timoteyo ati urebe abantu bo kwizerwa. Mu basirikare y'igihugu gishaka gutoranya abasirikare, ntabwo cyagenda ngo gifate za sarigoma ngo abe aricyo zitoranya, ngo bareba ba bantu bazigisha, babaha intwaro bakamenya aho bazayikoresha, bakamenya n'aho bazarinda. Ntabwo bafata isarigoma yindi zabona umuntu ufite imodoka iri kugenda mu muhanda, iri gucunga umutekano, ikamufata ikamurasa, ya sarigoma ikinjira muri ya modoka ikagenda. Oya, umusirikare aba ari umuntu ugomba kuba ari umwizerwa, ugomba kurinda umutekano w'igihugu, karinda n'abayobozi b'igihugu n'abaturage b'igihugu. Bibiliya iravuga ati umuntu ukwiye kubwiriza ijambo ry'Imana, ikintu cyangombwa agomba kubanza akaba umwizerwa. Umwizerwa agasobanukirwa n'icyo Bibiliya ivuga, agasobanukirwa mbere yo kubwira umuntu ijambo. Ugomba kuryibwira mbere yuko umusirikari aheka imbunda. Agomba gusobanukirwa umumaro w'iyo mbunda. Ntabwo agomba kumva ko gusa icyo ari ukukubita imbunda n'ingofero hasigaye akagenda akarasa bashaka. Oya, agomba kumenya ngo iyi mbunda ni igitinyiro cy'igihugu. Iyi ni intwaro igaragaza igitinyiro cy'igihugu. Iyi Bibiliya yacu igaragaza igitinyiro cya Kristo. Bijya bibabaza rero iyo umuntu akoresheje Bibiliya mu gushaka amafaranga, ushaka gukoresha Bibiliya kugira ngo abana be babone imibereho yo kwiga, gukoresha Bibiliya kugira ngo abone imodoka nziza. Ni wa musirikare ujya ku muhanda yikoreye imbunda, yabona ufite imodoka agahitarasa. Ni wa abantu, reka mbabwire, iyi ntwaro yacu abantu basiba bayikoresha mu nyeshyamba kubera kutayimenya. Ntabwo bigeze bafata umwanya wo kugira ngo baba bizerwa, batora umuntu arajya hari ubuzima bukamukubita bukamuzengurutsa. Hari intwaro iri hari, kagenda kayegura, kagenda rasa wabonye wari we wese umwisi n'umugenzi.
abantu benshi muri iyi minsi ya none basubijwe inyuma n'abitwaza intwaro ya kristo bunyeshyamba, kwishakira indabo nke, kwishakira indamo, bakarimanganya. Hari n'abagira amahirwe bakaronga. Ariko aravuga ati umenye kuri umusirikare ugomba guca mu mibabaro. Reka nkubwire, niba ushaka kuvuga ubutumwa bwiza witekereza, kuko ndagira ngo ngo uvuze ubutumwa bwiza ntabwo uzamera nabi, ntabwo uzasoza, ntabwo uzakena, ariko ntabwo uzabukoresha mu gusahura. Oya, uzabukoresha mu buryo kristo aguheramo umugisha, kuko ubwo butumwa bwiza bugomba no kuguha iyerekwa y'uburyo ubwo ugomba gukora ukabaho. Iyo dusomye ahangaha ku murongo wa 4 ngo ntawaba umusirikare kandi ngo yishyire mu byo bubugingo. Ntabwo waba umusirikari ushinzwe kurinda ubutunzi n'umutungo w'igihugu ngo ugire irari yo kwigwizaho ibyo urinda. Icyo gihe ntabwo byaba bigishobotse. Ugomba kuba warigishijwe kuba uri inyangamugayo, kuba uri umuntu wo kwizerwa, umuntu utazabona ikintu cy'abantu. Usanga umupasiteri agiye hariya yabona imodoka, umuntu yazanye imodoka nshyashya ku rusengero, we ntayagira. Ngo ni gute ngo pasiteri ajya agenda? Reka nivugire ku bapasiteri nakunze kubana nabo cyane. Ari umupasiteri tugeze kuba turi kumwe ahantu turi muri conference, aravuga ariko ngo ni ibintu biteye ikimwaro ngo kuba reverend ari aho ngaho agenda n'amaguru. None niba atarabashije gukura amaboko mu mufuka ngo agenda ajye gukora, abone iyo moto cyangwa iryo gare cyangwa iyo modoka, kandi abakirisitu abakandi nabo nta umuntu wese yaha amaboko yo gukora. Icyacu ni ukuvuga ubutumwa bwiza, ntabwo ari ukwambura abakirisitu ibyabo. Bakristo munkurikiye, bene data, inshuti zanjye, abantu ntibakabashuke ngo banyure hirya no hino, none abantu babiyaruriyeho ibintu bimeze ngo nk'imyuka. Imana yavuze ngo mutange, Imana baha umugisha, mutange, zana. Uri guhereza nde? Imana. Baravuga ngo ni Imana muzana. Inyeshyamba aho zigeze hose ziravuga ngo ni muzane. Ariko iyo nyeshyamba ntihaga, razigasahura hano ikajya na hari ikahasahura yirangije. Ikizakubwira ko umuntu ari kujya mu ijuru nuko uzabona ari umuntu wo kwizerwa kandi anyuzwa n'ibyo Imana yamuhaye, kandi agakoresha n'amaboko ye. Umuntu nimubona adakoresha amaboko ye mu mutera umugongo, n'umujura ni mu mutera umugongo. N'umuntu niyizanishwa guhanura no kwerekwa mu mutera umugongo. Nazana ibikorwa bifatika, azana iterambere mu itorero, ababwiriye aho mukwiye gukura amafaranga, ababwira uko mukwiye guhinga mukeza, abogerereza amazi, abegerereza amashanyarazi. Naho uzaza ngo nimutange uwo muntu muzamutera umugongo. Ndababwiye bakristo bagenzi banjye, nanjye ndi umukristo, ngiye ku ruhande rwanjye. Tugomba gufatanyiriza hamwe niba tugeze mu gihe, reka tuvuge cyo kubaka urusengero. Twese urusengero rwa mbere tukamenya kuko ari ingo zacu. D'abord, mbere yo kukanda abakirisitu banza bubaka ingo z'abakirisitu. Abakirisitu banze bihaze mu byo kurya, abakristo banze babeho neza. Ni gute bajya kubaka urusengero rw'amakaro, abantu bari kurara mu nzu zituma imikungugu? Banza ubwiriza wa mukirisitu nawe kubanza kubakwa urusengero rwe d'abord, mbere yo kuza kubaka aho hazahurira abantu benshi. Uko niko umusirikare watojwe arinda ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma umuturage agubwa nabi. Twebwe rero nk'abasirikare ba Kristo, icyo dushinzwe ni ukubwira abakirisitu ubuzima bwiza n'imibereho myiza, ntabwo ari ukubasahura. Ntabwo tugomba kuba, uyu munsi navuga ngo tugomba kuba abakristo, abasirikare ba Kristo, apana kuba inyeshyamba. Ngiye gusoza, wese uri umusirikare wa Kristo, uvuga ubutumwa, uri umukristo umwizerwa, cyangwa wizerwa ari uko batanze amafaranga menshi, wizerwa ari uko bari kuvuga ngo tuzakugurira moto, wizera ari uko bari kuvuga ati abana bawe tuzashaka uko dushoboye ko zitubohereze muri Amerika, tubohereze mu mashuri meza. Ariko se babandi buyoboye uri kubohereza. Ndagira ngo kuri iki cyumweru, pasiteri, mukristo, mudiyakoni, muririmbyi, reba kuko iyi ntwaro ya Kristo ikoresha neza. Ese warayize, urayisobanukirwa? Aho ntuyikoresha kinyeshyamba. Intwaro yose inyeshyamba ifite ikoresha isahura aho igeze.
umusirikare wa kristo, umusirikare wo kwizerwa, abantu nibakureba babone ko uri wo kwizerwa, ugirira abantu umumaro. Uyu ni umwanya wo kugira ngo tugirire abo dushinzwe umumaro. Niba twaragira amahirwe tukohereza mu ishuri kugira ngo twigire ijambo ry'Imana, twoherejwe kugira ngo tuzagire umumaro mu gihe nk'iki ngiki. Iyi ntwaro tuyikoreshe neza, igirire umumaro abatwumva, natwe tugirire umumaro, tugirire umumaro kandi igirire umumaro n'abatwumva. Umusirikare wa kristo, nanjye mba umusirikare wa kristo, tuzahurire mu ijuru duhimbaza Imana, kuko ibyo byose nidukoresha ijambo ry'Imana mu kwigwizaho ubutumwa, tuzabusiga hano mu isi kandi tuzagira urubanza mu ijuru. Umusirikare wa kristo, nanjye mba umusirikare wa kristo, nicyo ngusabira nanjye nisabira. Imana ibahereze umugisha, mugire icyumweru cyiza. Amena. Nicyo mbifuriza, nanjye niyifuriza. Mugire ibihe byiza, mugubwe neza, turi kumwe, turabakunda.